umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Mvuze mu kibazo cya Latifa ndikanga, none se habaye iki se aho? Latifa yakoze iki? Cyane ndashaka kubaza. Ndabaza mwembi mwakundanye ryari? Come on bro, none se ninakundana njye mbikubwira kuko ningira sheri, ningira tuvugana njye nkubwira ngo nakundanye na runaka? Latifa, njye ndi musaza wawe. Yeah, I know. Wakagombye rero kuba icyo kintu. Ni gute ukundana n'umuntu simbimenye njye ndi musaza wawe? Ese utekereza ko uramutse ugize ibirori runaka utegura ninde uzagushyigikira mbere y'abandi bose? None se bose ntabwo yigeze ababwira ko ufitanye umubano? Kurebe sheri, mva ubwire bro, njye mba numva yuko ibyo uvuga ni ukuri pe, ariko numva yuko wagakwiye gutegereza nkakubwira yuko byibura mfite ubukwe nk'umuntu wamfasha mu bintu byinshi nka musaza wanjye, ariko sinumva impamvu nkwiye kukubwira ngo mfite sheri, ngo ndi gukundana na runaka. Bro, ndakuze, ndi mukuru, ahubwo agakwiye gutegereza. Nguce mu ijambo basi, ntago ibintu nk'ibi kameme wakabaye ubiceceka, kandi uzi ko umusaza wawe ari boss wanjye, ari proche duhorana. Ntago ibintu nk'ibi umuntu abiceceka. Njye naninzi ko wenda bizi, ngenda tunguwe tu. None se sisi karama ni amahoro utari kumbwira? Ngo mwari ntabwo nkwanga, ubona nkwanga ariko ngiye urasinkwanga. Ese umwana uri umugore nanjye nkaba undi, tekereza gukora ubukwe n'umuntu, sibyo? Mukabana, wagera mu rugo ugasanga umugabo ni ikiremba. Ibyo bintu urabyumva? Rega sisi, ibyakubayeho nanjye byambaye. Aha, ahubwo wowe ikosa wakoze ntabwo washoboye kwihangana. ariko nabanje kwihangana, ahubwo bigeze aho birananira. Kwinaniye nyine ikosa nararikoze ndaryemera ndagenda, ariko ntabwo aribyo nashakaga. Ariko urabizi neza ko bavuga ko kwihangana bitera kunesha. Yego nanjye ntabwo navuga yuko byaciyemo burundu, njye nakomeje kwihangana, ngirirwa umugisha rero biza gukunda ijoro rimwe. Ijoro rimwe? Cyane. Binakunze ngira amahirwe ahita antera inda. Yego ubu ntabwo nyine bigikunda sinzi, ariko gusa nkeka ko birasa bishobora kuba baramuroze. Urambeshye, ushatse kuvuga ko birasa kiri ikiremba? Sinzi ndakubeshya ngo bimarire iki sisi? Ndabyumva nyine, ntabwo wabyumva ko birasa n'umugabo wawe, ariko nanjye kugeza ubu birasa n'umugabo wanjye, cyane cyane yuko nanamutwitiye. Shema, twirinde kuba indyarya. Latifa atambwiye ko mukundana, nawe wabimbwiye. Utereta sister wanjye ukambwira uti birasa. Buriya rero mushiki wawe turakundana.
wenda ejo n'ejo bundi utazumva tuvugana cyangwa ube wabona turi kumwe ngo ubigireho ikibazo. Ndi umugabo mugenzi wawe ntajye wakabimbwiye, ariko wenda reka ibyo tubyihorere. Latifa, ni gute muvanga urukundo rwanyu n'akazi kanjye bwite? nakoze iki se njyewe? Ntabwo wamubwiye? arabizi, narabimubwiye ibyabaye, nsuyobeye ibyabaye, nirukanwa mu kazi. Uratinyuka ugafata inyandiko mpimbano ukirukana umuntu mu kazi kanjye mu mazina yanjye kugira ngo ukunde uborere urukundo rwawe. Niba mugiranye amakimbirane mwakemuye ukwanyu ku giti cyanyu mukareka kwivanga mu kazi k'umuntu. Bro, njye nari nagiranye ikibazo nawe kandi gikomeye cyane ku buryo Kuki utamuretse se? ntabwo nari bubibashe kubyihanganira. Nabonaga nta n'ikindi namuhanisha rwose, nta kindi gihano akwiye usibye kuva mu kazi. Latifa, rero ngewe imyumvire yanjye igomba kuba itandukanye n'iyawe ijana ku ijana. Siko bimeze? Akazi ni ikintu cyo kubahwa. Mu kazi ntihagomba kubamo santi. Ntabwo ngomba guha umuntu akazi ngo kubera ko ari mwene wacu. Singomba guha umuntu akazi ngo kubera yuko ari mwiza. Singomba guha umuntu akazi ngo kubera yuko ngo ari icyo ari cyo runaka. Umuntu akazi kubera akagashoboye. Shema njya kumuha akazi muri kampani yanjye, ntabwo nakamuhaye kubera ko narongoye mushiki we. Ego birasa ntabwo nigeze mwanga. Twakundanye imyaka myinshi, tukiri batoya, tugera n'aho tubana. Ndumva rero ntabwo mwanga pe. Sese ndabyumva ntabwo mwanga. Nanjye simwanga rega. Nakamuguhari nk'umugabo wawe ariko ntabwo byakunda. Uyu mwana se nimute namushyira. Ntabwo mwanga pe. Nta n'ikibazo njye nawe dufitanye. Nshaka yuko tubana mu mahoro. Niba ubishoboye uzagume hano nk'inshuti y'umuryango. Ariko kuba umugore wawe birasabyo. Ntabwo umwana w'inshuti y'umuryango se gute n'urwibeye ko narusezeranyemo nubwo rutwitemo. None se ubundi turi gupfa iki sisi? Icyo twagapfuye kidakora. Nta kintu dupfa. Gusa byizeye neza ko umugabo wanjye akiri ikiremba. Ntabwo nyine ushobora kumenyesha ngo byombi. Uko rero ni ukuri. Ahubwo ni ukumusengera cyane tukareba ko yaba muzima. Ariko njyewe ntabwo nshaka ko dukomeza gushwana. Ko n'ubundi icyo dupfa ndumva kidahari. Ntabwo uzamubaza arabizi. Yanditse ibaruwa isaba akazi, aradepoza. Ubushobozi afite bugaragaza ko ako kazi agakwiye. Aragahabwa. Shema nawe arangije akora ikosa ryo guhagarika mu kazi, byibura ntiyanampamagara ngo habe no kuvuga ngo reka njye gusaba imbabazi. Ibyo wenda reka tunabyiborere. Gusa nizere yuko bibaye byiza ko mbibabwiye muri kumwe. Gushwana n'uburenganzira bwanyu no gukundana n'uburenganzira bwanyu, ariko kubivanga n'akazi kanjye stop. Icyo kive mu nzira. Ntabwo bizongera pe. Ntabwo bizongera. Ikindi Latifa, hari ibindi nkeneye kuvugana na Shema nka bofre wanjye. Byaba byiza ugiye tukavugana.
Hello? Mona Lisa. Ni gute wifata ukagenda utambwiye? None si ibyo ngibyo wigeze ubimbwira? Ibyo ngibyo wigeze ubinsobanurira urambwira ngo uragiye. Ibyo umbwira ndabyumva nibyo, ariko ikindi gihe icyo ari cyo cyose iyo wajyaga kugenda ntiwambwira ngo ndagiye nkabyumva. None si ibi bintu hari ubwo ari ubwa mbere mbikubwiye? Igihe cyose iyo wajyaga kugenda warambwiraga, ahubwo ntunguwe n'aka kanya kugira ngo wifate ugende utambwiye. Oya ibintu uri kumbwira ntabwo rwose ndi kubyumva, nta nubwo ngiye nshaka kubyumva. Shema, Yes. mfite ikibazo gikomeye cyane kandi ndimo ndagiterwa na mushiki wawe. Gute se boss? Mushiki wawe yagarutse iwanjye. Ubu tuvugana rero. Ibibazo byabaye byose ndabizi neza ko nta kuntu waba utabizi. Nta kuntu waba utabizi. Mushiki wawe yaneje abantu bose. Ava hano inkuru ayikweza umusozi. Ko njyewe ndi ikiremba. Mbizi neza ko ndi muzima. Nyuma y'ibyo ngibyo byose yari yananiwe kwihanganira urugo rwe. Akiraho pressure, ashaka kuntera stress. Avana aragenda. Nyuma yaho rero nizanira umwana w'umukobwa. Bivuze ngo nashatse undi mugore ko mushiki wawe yari yanyaze. Shatse undi mugore? None ikindi ari gukora niki? Niba umugore nari mfite yagiye nta kindi kintu nagomba gukora. Nagomba kuzana undi mugore nyine umusimbura. Ubu tuvugana mfite undi mugore. Mfite umwana ufite umuco. Mfite umwana ufite indero. Ikindi cyongereyeho. Kankubaza akantu gatoya boss. None se uwo mugore mumaranye igihe se cyangwa? Tumaranye iminsi kandi aranatwite. Ubwo urumva ko mushiki wawe yaraneje abantu bose ngo ni ikiremba. Nkaba mfite umugore utwite inda yanjye. Ni iki byamumariye? None ruri ikintu cyatumye nanaguhamagara hano. Uretse ikibazo cyawe na Latifa, njyewe nkeneye yuko umfasha kabisa. Ukamfasha ukumvisha mushiki wawe ko njyewe nawe byarangiye. Kandi Shema, nk'umuntu w'umugabo, ikibazo nagize uri kucyumva. Ya boss, birumvikana kugufasha, ntabwo nakwanga kugufasha ko ni mushiki wanjye ni amaraso yanjye, ariko dushize mu buryo cyangwa mu gaciro numva yari umugore wawe. Ntabwo rero ngewe najya kwivanga boss. Nzi ibyo mbwira we nibyo mwapfuye, ni we mwabanaga muzi ikibazo mwari mufitanye. Ndumva byaba byiza rero wazamushaka mukaganira mukikemurira ibibazo nk'umugore n'umugabo nyine. Ko ngewe to be honest kwaba ari kwivanga muri dosiye itandeba rwose. Ndabyumva nyine ibyo mbwira nibyo ndabyumva, ariko please mbabarira. N'ikindi gihe ntuzajya ujya gufata umwanzuro wo kugenda, ujye ubanza umbwira uti ndagiye. We yagize ate? Mva mubwire Mona Lisa, ndabizi umwari ngomba kumurinda, sibyo? Kuba nyine ahantu ari n'abo bari kumwe, kuba nyine batamukunda byose ndabizi, sibyo? Ngomba kumurinda, ngomba kumuba hafi, ibyo ngibyo ndabizi. Ni inshingano zanjye, ni mushiki wanjye, byose ndanamukunda cyane, sibyo? Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kintu wagombaga gukora kugira ngo wifate ugende utambwiye. Icyo ni ikibazo nyine ndabyumva. None se niba ibyo ngibyo bamaze kubimenya, ibyo ngibyo byose nyine bakaba babizi,
nicyo kintu cyari gutuma ufata umwanzuro ukagenda njyewe utambwiye. Mbere yo kugenda wari kubanza ukambwira uti hirwa, ukambwira uti ndagiye kubera ikibazo. Urumva decision nziza ari ukubimbwira kuri telefone? Monalisa, please, urabizi ndagukunda, sibyo? Urabizi ndagukunda kandi ntabwo ari ubwa mbere mbikubwiye. Ndagukunda kandi cyane. Rero ngiyo mbonye wifashe ukagenda utambwiye, mbita ngufata mu bundi buryo ntari nsanzwe ngufatamo. Okay, sawa nta kibazo, ariko mbabarire. Gute se kandi utazagaruka? Gute utazagaruka kuba ahangaha? Ubwo ibyo bintu akaba ari byo bintu bituma neza ugenda ukavuga ngo ntabwo uzagaruka. Ibi bintu ntabwo ugomba kugenda utabimbwiye. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu agomba kumbwira kuri telefone. Sawa. Ako se Shema, uramutse wishyize mu mwanya wanjye, urumva nk'abana bigakunda? Ariko se Shema, ubu nawe ushyigikiye yuko umugore ufitanye isezerano na musaza wanjye asohoka akagenda? Areke no kugumya kubikumvisha. Ntabwo ibintu byabaho, ntabwo bishoboka. Nanjye maze kumbwira ko nta kintu nabikoraho kuko nanjye ubwanjye ndatunguwe. Ntabwo nari nzi ko deja anafite undi mugore anatwita please. Bose nta kintu njye nabikoraho rwose. Uyu mushake muganire musase inzobe nyine mubikemure nk'abantu bakuru, nk'abantu bakundanye. Nta comment nabishira. Reka ibyo tubyihorere, kuko mushiki wawe n'abo ngaba bafatanyije kumbangamira. It's okay. Mbere yo kugenda nta kibazo nahamagara umwari akagusuhuza. Ni na byiza kuva hano mubonye mukanamenyana. Bahamagara nde gusa? Madamu wanjye bamwita umwari. Ubivuze neza cyane. Icyaruta nuko twabana mu mahoro sisera. Ariko kanyuma nk'umugore mukuru ugomba kumenya ko n'urugo narugutanzemo urugo rutwitemo. Erega wanyubashye nanjye nabonaga kukubaha. Oui. Manuke muri salo. Narindi hejuru rikamanuke. Reka nitabe birasa. Sawa. Ubu narangiza ikibazo cye. Birasa aracyari ikiremba. Naniso. Nze nanjye mpamagare mama ahubwo n'amakuru nyamuha. Birasa ari ikiremba. Bibaho. Kuri kwihuta n'iki? Ase Latifa, wowe sinkubwiye ko mfite umushyitsi mu rugo? Ubu yicaye yantegereje namutengushye, reka ngende murebe twaza kuvuga. Nta n'amazi ufashe mu nzu,
ndabona ufite stress wirukanka sinzi ikibaye ni ikihe kibazo ufite uwo mushyitsi ntazi ni mushyitsi iki utuma udashobora no kwicara ngo ufate amazi utuma udashobora no kuganira nyine ntago nshaka gutinda kuko twavuganye amasaha twavuganye yarenze kandi arantegereje gusa urumva ko iri ninkomeza gutinda hano dufitanye gahunda ifatika urumva ntago rero natinda hano kamanze ngende murebe wenda turaza kuvugana hari ikibazo se ase sheri ngiye ubwo misengera amatsiko y'uwo mushyitsi umbabarire ni umuhungu ni umukobwa ndi kubona uburyo wihusemo ngiye birantunguye pe urati rimwe na rimwe nawe ujya uncanga rwose nose urashaka umenya uwo ari we ngo bikumarire yaba umuhungu yaba umukobwa birakungura iki wefata ko ari umushyitsi wanjye nta kindi ibindi ntago bikureba ntago uzajya umfata nk'umwana wawe ntago ndi umwana wawe ntago ibintu byose mba ngomba kuvuga ingingo ku yindi wagiye utuza wagiye unyizera niba unkunda narakubwiye uzajya unyizera abantu iyo bakundana barizerana none se sheri wakihanganye gatoya ugasuhuza umwari reka mvuge nisuhuza basi umugore wa musaza wanjye ni iminota ingahe ni amasegonda angahe byagufata ku buryo utakihangana ukamusuhuza ubundi ukajya kureba uwo mushyitsi ko ase uwo mwari uri kumbwira nawe ntanazi n'ikindi gihe nazagaruka nkamusuhuza ni ngombwa se reka ngende nzafata undi munsi nze musuhuza sheri ntabwo bigaragaye neza uburyo uhagurutse n'ukuri ariko se sheri njye mbonye ukuntu bavuze izina umwari mbona ukuntu bitekerejeho ndeba ukuntu uhise wikanga buriya narebye ku maso hawe ndimo ndibaza ubundi iryo zina hari ahantu urizi umwari se hari aho mwahuriye none uhise uhaguruka uzi ko n'intebe wari uzituye hasi sheri urabizi ngiye nkorera kuri gahunda nta mpamvu rero yo gukererwa ariko uwo mwari uri kumpasa nta n'uwo nzi uri kumbwira ntawe nzi nzagaruka muramutse n'ikindi gihe ariko reka mbanze ndebe uwo muntu ko ni umuntu w'ingirakamaro ndamukeneye cyane sibyo umwari bino bintu ndabona bimpangayikishije biri kugabanyuka none se waretse nkahamagara muganga akaza akakwitaho arega ibi bibaho none se biba byatewe n'iki umugore utwite agahura n'utubazo tugiye dutandukanye ntabwo byabura ariko baravuga ngo nimba hari ikibazo kidasanzwe kibaye ku buzima bwawe ihutire kujya kwa muganga tumva bishize ariko erega sheri mba mpangayikishijwe n'umwana uri mu nda humura ntacyo yawe mana yanjye se buriya ngo naryamye nabi sinzi ikintu kiba kibiteye rero ukuntu ndi kubona ibintu twagombye kubigenza tujye kwa muganga byibura banarebe niba umwana ameze neza mu nda oya byashize nyine kuba byashize ndabyumva ariko kwa muganga bamenye ikibitera ni iki gusa wewe
akantu gato kazajya gakoma ngo tujye kwa muganga. Mbabarira uwo mwana aramutse agize ikibazo naba nsebye none ibaze nk'ubwo mana yanjye ngiye kumva nkumva bya bindi bajya bavuga ngo inda ngo y'umuntu ngo ivamo umva ngo inda yabivuyemo izina rya Yesu. Oya none si ugira ngo ntibyashoboka niyo mpamvu reka ndi kukubwira ngo tujye kwa muganga. Sheri wanjye umwari nkubwirana umugore wa musaza wanjye sibyo byibura mu byubahiro byanyu no kunyubaha wambabara ukamusuhuza. nkubwire n'ikindi se urumva ko ni umugore wa musaza wawe urumva njyewe inaba mushaka wiki twaba duhuriye he rati njye sinshaka kuzongera kugirana ikibazo na Birasa ntabwo mbishaka kabisa wumvisha amagambo yahoze avuga ara muri salo ibyo rero sinshaka kongera kugirana ikibazo nawe tubanye neza ni boss wanjye ngomba kumwubaha ese ubundi ubifitemo iyihe nyungu ni musuhuza uwo mwari ubifitemo iyihe nyungu? Nisi si iby'umuryango sheri wanjye nyine nzaba musuhuza ariko reka ngenda ahubwo turaza kuvugana. sheri Sundi wabaye iki? Kuki utari kunyizera ariko? nabyumvise nyine nta kundi nkora iki se ndenzeho iki ntacyo mfite navuga njye numvaga wamusuhuza ariko ubwo utabishaka nyine. Kuki se uri kubimpatiriza kumusuhuza ahubwo wowe ufite ikihe kibazo? Kuki ushaka gusuhuza uwo mwari? Turaza nta kuvugana kibazo sheri ntacyo sawa umunsi mwiza. Humura rega iyo umubyeyi atwite ntagabura utuntu nyine agenda ahura natwo. Imangayitse rero Icy'ingenzi ni uko bari gukina amabyumva. Humura. Ahubwo se wari umamagariye iki? ni musaza wa Sisi nyine sheri wa Latifa bamwita Shema ndahe namuhamagaye rero muri salo ahubwo se nitwagenda ukamusuhuza. Ndumva kigarutse birongeye akose umwari waretse nkahamagara umuganga koko waretse nkahamagara wa muganga nahamagaye cyagiye akaza kwitaho koko ko mfite umuganga ugomba kugukurikirana kandi umwana aramutse agize ikibazo ni ukuri ko Imana nanjye ubwanjye byambangamira. Uretse ndyamiho gato uretse uraje ntambwiye uko bigenze usinjira mu cyumba ukambwira ibyo bigenze gute. aho wagira ngo ndeba kure bimwe twavugaga nyine niko byagenze. uramenyeta kumanda nk'utagira roho na mutagatifu. Sini mwebwe karibu da soka nze tuvugana. kumna si tutarwiyambitse n'amahoro. Shema ari hehe? Tagetsi wanjye se ntuvuga arahari ariko ntari wenyine.
ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.